ije gusekura 2025 Imana ije gusekura mu bahanuzi rasekuye mu bavuga butumwa rasekuye mu bashumbira sekuye topaya siniwe mu baririmbyi rasekuye niko Imana yambwi mu badiyakoni rasekuye nimara gusekura izakwica guhambe twaravuze muravuga ngo niko byahoze ngo banyira ndabimenyereye Imana yambwengije gusekura topaya siniwa heradistasefo ufite urwandiko mu bahanuzi bwawe hari bugifite urwandiko mwivuga butumwa ryawe reba niba ugifite urwandiko haleluya Imana ishimwe ijambo ryavuze ngo dore kuba Uwiteka nibwo bwe kandi topaya siniwa heradistasefo n'amasengesho uhindurwa n'imibiri y'Uwiteka mushumba uhindurwa n'imibiri y'Uwiteka muhanuzi Imana yambwengije gusekura Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese mugubwe neza Imana ibagirire neza kandi bagirire neza cyane. Kuri kamera zacu turi kumwe n'umuhanuzi w'Imana umukozi w'Imana si ubwa mbere tumwakiriye kare twakoze ikiganiro mbabwira ukunda gutanga impano cyangwa se tugifite none ndebera ahisa simuka umutumirwa wacu nawamuguriye amazi Imana imuhereza umugisha sibyo Imana imuhereza umugisha mwinshi cyane. Reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu suhuza abakunzi bacu Imana irahari TV Iriba ry'Abera TV hanyuma kadusuhuza Imana irahari TV n'Iriba ry'Abera TV amahoro y'Imana abe muri bo kandi amahoro y'Imana abane nabo ibihe byose hanyuma turabakunda Imana ibaha umugisha uburyo badukurikirana uburyo batwitaho kuntu baduhamagara comment bandika share subscribe Imana mwijugire gute ibahereza umugisha yego. Urakoze cyane nyuma yo kudusuhuza reka ngusabe kugira ngo usenge Imana ubundi twinjire tugezeho ubutumwa Imana yaguhaye kutugezaho hanyuma reka twubaha Imana dusenge mu izina rya Yesu Imana ifite ubutware n'ubushobozi Imana y'inyembaraga uri mwizubere mwiza bagutegereje izina rye nirihabwa icyubahiro izina rye niryamamare turagushimye abaye mu ruhande rwacu wagize neza suko twari beza suko twakiranutse ahubwo n'urukundo rwawe turagushimiye mwami ko waturinze tugeze mwami Uwiteka kumanira hari nuhabwa icyubahiro turasenza ijambo tugiye kuvuga imbaraga z'Imana riherekeze ntaba ari ngewe ahubwo imbaraga z'Imana ziganze ntaba ari ngewe mwuka wera w'Imana ategeke fashe mbere imbaraga z'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo fashe mbere bitavuga Imana mu izina rya Yesu nemere imbaraga z'Imana ziganze kandi dusenge abantu bagiye kumvira ijambo rijyaho ribakwarigeze naho ribashyitsa mwuka wera w'Imana bayobore kandi bahindurwe n'imibiri yawe haleluya urakoze Yesu kubikoze tubisabye twizeye izina rya Data wa twese n'umwuka wera amen. Imana ibahereze umugisha winjira mu butumwa Imana yaguhaye kutugezaho hanyuma abantu badukurikiye turabashuhuje ninjye Mama Samuel twahirukanaga kera 2025 2024 ariko Imana ishimwe dusubiye kubonana tutishwe n'ibyaha byaduhigiye umubiri n'ubugingo byari byinshi hanyuma twe dushima Imana ko tukibashije kuba tugihumeka Imana mwijugire gute habwa icyubahiro. Oliva we yararirimbye aravuga ngo abagiye bose siko bagaruka abagiye bose ntabwo ariko bagaruka hari abagenda nibagaruke hari abagenda bagapfa mbese mu yandi magambo mu buzima tubamo byose turagendana ariko dushima Imana ko Imana twebwe yaturinze hanyuma tugiye gusoma amagambo y'Imana ari muri Yobu 28 Yo 28 aravuze ngo dore kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Katwongere dusubiremo biravuze ngo dore kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imana yo mwijugire gute ihabwa icyubahiro. Amen. Hanyuma aya magambo y'Imana mazigenya atekerezaho. Yo 28 haravuze ngo dore kuba Uwiteka niko kugira gute nibwo bwenge. Haleluya. Ngo ndetse no kuva mu byaha niko kujijuka. Ntangariza abantu bave mu byaha. Ntangariza abantu bave mu businzi. Ntangariza abantu bave mu busambanyi. Ntangariza abantu bave
bave mu bintu bidahesheje Imana icyubahiro. Haleluya. Kuko hano biravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Amen. Ngo kandi kuva mu byaha niko kugira gute? Niko kujijuka. Amen. Mu yandi magambo ibintu byose wakwishingikirizaho udafite Yesu nta kintu bimaze. Amen. Wakwishingikiriza diplome ikagenda, wakwishingikiriza imiryango ikomeye ejo ikagusiga. Amen. Wakwishingikiriza amafaranga agashira. Haleluya. Ariko iyo wishingikirize Yesu akubera ubwugamo. Iyo wishingikirije Yesu, haleluya, agukiza amakuba akomeye. Imana ishimwe. Mbwira abantu birate Yesu. Haleluya. Ushobora kwirata umubiri nta kintu umaze. Ushobora kwirata imiryango nta kintu imaze. Ushobora kwirata amashuri nta kintu amaze. Haleluya. Uwirata yirate Yesu. Imana ishimwe. Bibiliya iravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Haleluya. Kujijuka. Imana ishimwe. Mbwira abantu ngo nibirate Yesu. Haleluya. Mbwira abantu ngo birate Uwiteka. Haleluya. Mbwira abantu ngo batumbire Yesu. Imana ishimwe. Bibiliya iravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Ese papa uri kubaha Uwiteka? Mama uri kubaha Uwiteka? Muvuga butumwa uri kubaha Uwiteka? Muhanuzi uri kubaha Uwiteka? Haleluya. Bibiliya iravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Ntangariza abantu badukurikiye bubaha Uwiteka. Ntangariza abantu baduteze amatwi bubaha Uwiteka. Ibintu byose wakora udafite inzira z'igisiyoni ntacyo byaba bimaze. Ibintu byose wakora udafite kubaha Umwishimwe. Mbwira abantu bave mu byaha. Amen. Bave mu bintu bidahesheje Imana icyubahiro. Bave mu bintu bidafite umumaro. Bave mu bintu bidafite icyerekezo. Haleluya. Abantu bashaka Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Ijambo ryarambwiye ngo ukunda Imana niwe umenywa nayo. Mu yandi magambo ibintu byose wakora udakunda Imana ntacyo byaba bimaze. Mu yandi magambo ibintu byose wakora udafite inzira z'igisiyoni ntacyo byaba bimaze. Haleluya. Kuko birivuze ngo iki? Iravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Imana yambwiye ngo mbwira abantu ije kunyura mu bantu. Yambwiye ngo ije gukora isaka. Imana ishimwe. Haleluya. Mu gihe uzi ko yuko udafite inzira z'igisiyoni Imana ije kubarana nawe. Haleluya. Mu gihe uzi yuko udafite inzira z'igisiyoni Imana ije gusaka. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuze ngo dore kubaha Uwiteka. Mama uri kubaha Uwiteka? Papa uri kubaha Uwiteka? Musore uri kubaha Uwiteka? Haleluya. Mukobwa uri kubaha Uwiteka? Imana ishimwe cyane. Njya nkubwiye ngo niba utubaha Uwiteka Imana ije kubarana nawe. Niba utubaha Uwiteka Imana hari ibyo ije gusobanura ku buzima bwawe. Haleluya. Imana ije kukunyuraho. Bakubwiye kenshi ntiwemera. Imiburo y'Imana wumvise ni myinshi muri wowe ariko wanze kureka, wanze kurekura. Haleluya. Mutangariza ngo wikunde isi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Mbanze nkubaza. Haleluya. Gira ahantu uva. Haleluya. Va mu bigirwamana. Va mu busambanyi bwakubayeho akaramata. Va mu businzi bwakubayeho akaramata. Va mu magambo yakubayeho akaramata. Va mu bwibone bwakubayeho akaramata. Haleluya. Va mu kuraguza byakubayeho akaramata. Va mu guterekera byakubayeho akaramata. Va mu kubeshyera byakubayeho akaramata. Va mu ishyari byakubayeho akaramata. Haleluya. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo topaya siniwa. Dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Naye nkubwire ngo va mu byaha. Ibintu byose wakora utubashye Imana ni zeru. Ibintu byose wakwishingikirizaho udafite inzira z'igisiyoni ni zeru. Haleluya. Imana yambwiye ngo ije gukora isaka. Ni waya sire bone drome fo. Yambwiye ngo ije kugendana n'abantu. Yambwiye ngo ije kuburana n'abantu. Haleluya. Wa mupasiteri uzi ko ufite ukuri warangiza ntukuvuge muri wowe ugashyigikira ikinyoma muri wowe. Imana ije gukubita kinubi. Imana ishimwe cyane. Imana ije kugusekura. Topaya siniwa. Imana ishimwe. Niba uzi ko uri umupasiteri ukaba uzi ko ufata ikinyoma ukagihereza intebe, ukuri muri wowe ukagupfukirana, Imana yambwiye ngo iraje. Haleluya. Ugasanga umuntu n'umuvuga butumwa. Imana ishimwe. Ikinyoma yagihaye intebe, ukuri aragupfukiranye. Imana ishimwe. Najya nkubwire ngo Imana ije kwana n'abantu. Abantu mwashize indi imbere. Haleluya. Ahubwo ngo mushyire umwuka wera w'Imana imbere. Ahubwo ngo mushyire ijambo ry'Imana imbere. Haleluya.
Yesu yambwiye ngo aje gusekura. Amen, haleluya. Ijambo ryavuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi topaya siniwa kuva mu byandikwa kujijuka. Haleluya. Ntangariza abantu ngo bave mu byaha, abantu muve hanze ni habi, hanze nta cyiza kibayo. Imana ishimwe, hanze ni mu mubabaro. Haleluya. Ariko wisunze Yesu akubera ibyiringiro, iyo wisunze Yesu akubera igihome, iyo wisunze Yesu akubera umujyanama. Amen. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwe kandi kuva mu byandikwa kujijuka. Amen. Ibintu byose wakora papa udafite kubaha Imana ni zeru. Ibintu byose wakora mama udafite kubaha Imana ni zeru. Haleluya. Niyo waba uhanura, niyo waba uvuga indimi nk'iz'abamarayika, niyo waba utunze amafaranga. Haleluya. Amafaranga ni amashyitsi, uyu munsi araza ejo akagenda. Haleluya. Mu yandi magambo ishingikirize kuri Yesu. Imana ishimwe. Umugabo bita Saduraka na Meshake na Bedenego bikomeje ku Mana. Haleluya. Mbese ibyiringiro byabo cyangwa umutima wa bawuhanze Imana. Haleluya. Imana ibana nabo. Imana ishimwe. Hariya umwami afata kuba mbese yemeza kubajugunya mu itanura ry'umuriro. Yarazi ko ibizabo birangiye. Amen. Ariko bano bagabo bari bafitiye Imana icyizere, muri bo bari baramaramaje. Haleluya. Murokore ufite kumaramaza muri wowe, murokore hari ibyaha waretse. Imana ishimwe. Murokore hari ibyaha wamaramaje kuri wowe ubisiga inyuma. Amen. Baravuze ngo iyi Mana twizeye naho yadukiza cyangwa ntidukize, ntabwo dushobora kugira gute, ntabwo dushobora kubarara ibigirwamana. Amen. Muri bo mbese bagira Imana icyizere, bagira guhamya. Munyamasengesho uri guhamiriza hehe? Muhanuzi uri guhamiriza Imana hehe? Muvuga butumwa uri guhamiriza Imana hehe? Haleluya. Imana ishimwe. Mbwira abantu ngo bave mu bintu bidafite umumaro, bahanga amaso kuri Yesu. Yesu muhanze amaso akubera ubwugamo. Yesu muhanze amaso. Haleluya. Hakugeza kure. Imana ishimwe. Saduraka na Meshake na Bedenego bahamije Imana. Imana ibana nabo mu itanura ry'umuriro. Amen. Nagira ngo umwami yari yiteguye ko bagomba gupfa. Amagambo yari menshi, bavuga ngo Imana yabigiye kugaragara. Haleluya. Dushima Imana ko Imana itajya duterana mu kibazo. Amen. Mbese umunyamasengesho urimo Imana, abantu bategereza ko ibyo birangiye, ariko Imana ikabana nawe. Haleluya. Ijambo ryavuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwe. Ntangariza isi ngo niyubahe Uwiteka, ntangariza abagabo ngo nimwubahe Uwiteka, ntangariza ababyeyi ngo nimwubahe Uwiteka, ntangariza abavuga butumwa ngo nimwubahe Uwiteka. Amen. Niba uzi gukorera Imana uyiryarya izakwica, niba uzi gukorera Imana uyibeshya izagusekura, nimara gusekura iguhambe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nimara gusekura igushingure, abantu muve mu bidatunganya. Haleluya. Ijambo ryavuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwe kandi kuva mu byandikwa kujijuka. Mbwira abantu ngo nimuve mu byaha. Imana ishimwe. Haleluya. Mugira ibintu musezerera, mugira ibintu mugira gute. Abantu badukurikiye mugira ibintu mugira gute, mugira ibintu musezerera, hanyuma Imana ibahereza umugisha. Ariko 2025 ugira ibintu usezerera. Amen. Bije kuko 2024 watsinzwe cyangwa se warashwe. Amen. Ariko byibuze 2025 ugira impinduka muri wowe. Ubwira Imana ngo Mana, nkeneye kongera ukampereza izindi imbaraga, nkongera nk'abana nawe, nkongera nkasenga, nkagira imbaraga nk'izambere, nkagira mwuka wera nk'uhambere. Haleluya. Muri wowe ufate decision, muri wowe ufate icyemezo. Haleluya. Umurindi yaravuze ngo umugabo nta bwenge yagiye nta rwandiko, hagira ngo arinjira nk'uko abandi binjira. Herato paya siniwe. Ariko ageze ku irembo bamubaza urwandiko asanga atarufite. Muroko uracyafite urwandiko, muhanuzi uracyafite urwandiko, munyamasengesho uracyafite urwandiko, mushu uracyafite urwandiko. Mwihangana. Haleluya. Uyu munsi nazanye ibintu bisharira, ariko nimwumva ukuri. Biraba ngo nimwumva ukuri. Haleluya. Niko kuzabatura. Imana ishimwe. Muvuga butumwa uracyafite urwandiko. Haleluya. Banza wisuzume niba ugifite urwandiko. Mbese mu kubana n'Imana kwawe reba niba ugifite urwandiko, mu buririmbyi bwawe reba niba ugifite urwandiko, mu bahanuzi bwawe reba niba ugifite urwandiko, mu ivuga butumwa ryawe reba niba ugifite urwandiko. Haleluya. Imana ishimwe. Ijambo ryavuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwe kandi topaya siniwa hera distance for power, ngo kuva mu byandikwa kujijuka. Imana ishimwe. Ntangariza abantu ngo bave mu byaha. Amen. Amen.
ntangariza abantu ngo bave mu byaha. Imana ishimwe. Ibyo urimo byose va mu byaha. Haleluya. Mu yandi magambo, niba uzi kutubaho Uwiteka, amen. Niba uzi kutubaho Uwiteka papa, Imana ishimwe. Haleluya. Niba uzi kutubaho Uwiteka, nakaguza yanjye ngaka. Imana ishimwe. Niba uzi kutubaho Uwiteka, haleluya. Imana ishimwe. Niba uzi ni gutya Imana yambwiye ngo niba uzi kutubaho Uwiteka, ije gusekura 2025. Imana ije gusekura mu bahanuzi, irasekuye mu bavuga butumwa, irasekuye mu bashumbi, irasekuye topa yasiniwe mu baririmbyi, irasekuye niko Imana yambwiye mu badiyakoni, irasekuye. Nimara gusekura izakwica iguhambe. Twaravuze muravuga ngo niko byahoze, ngo banyira ndabimenyereye. Imana yambwiye ngo ije gusekura topa yasiniwa heradistasefo. Uhindurwa n'imibiri y'Uwiteka munyamasengesho, uhindurwa n'imibiri y'Uwiteka mushumba, uhindurwa n'imibiri y'Uwiteka muhanuzi. Imana yambwiye ngo ije gusekura. Yesu yambwiye ngo topa yasi aje gusekura. Imana ishimwe. Ijambo ryavuze ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuba mu byaha niko kujijuka. Imana ishimwe. Mbwira abantu ngo nimuve mu byaha, murokore va mu byaha, diyakoni va mu byaha, mushumba va mu byaha. Niba uzi ko indawo yakunaniye, Imana ishimwe. Dore Imana yambwiye ngo ije gusekura. Uko kuntu kwabafashe ikinyoma ukagihereza intebe mushumba, Imana ije gusekura. Yambwiye ngo irakurutse, yambwiye ngo ugize ku karubanda, Imana igushyize ku kabarore, kandi umuntu wese agize gute, umuntu wese arakumenya. Amen. Ntangariza abantu badukurikiye, Bibiliya yavuze ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imana ishimwe. Bantu muve mu byaha, muve mu bintu bidafite umumaro. Haleluya. Niba uzi kuri umusambanyi, Imana ije kugusekura. Niba uzi ko mbese inda yakunaniye, Imana ije kugusekura. Niba uzi kuri umunyeshyari, Imana ije kugusekura. Niba uzi kuri umugambanyi mushumba, Imana ije kugusekura. Haleluya. Niba uzi ko utunda abagore barenze 10, Imana ije kugusekura. Haleluya. Niba uzi kurara mu marogi, Imana ije kugusekura. Haleluya. Biragatsindwa kubwira abanyira ndabimenyereye we, bameze nk'igishyimbo cy'ikigugu. Topa yasiniwa heradistasefora power. Muhanuzi, Imana ije kugusekura. Niba uzi ko muri wowe udafite inzira z'igisiyoni, Imana ije kugusekura. Imana ishimwe. Ijambo ryavuze ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuba mu byaha niko kujijuka. Haleluya. Ntangariza abantu ngo nimuve mu byaha. Imana ishimwe. Munyamasengesho va mu byaha, muririmbyi va mu byaha, mu kirisitu va mu byaha. Haleluya. Haleluya. Ugasanga umuntu n'umushumba hari gushyigikira ikinyoma. Haleluya. Imana ishimwe. Yafashe ukwara gupfukirana. Imana ishimwe. Niyo nkubwiye ngo kuri uri gupfukirana, Imana ije kukuruka, Imana ije kugusekura, kandi ubwo igusekuye ikubise mu cyico. Nimara gukubita mu cyico iragushinguye. Nimara gushingura, abantu bose bazagira gute? Abantu bose bazabimenya. Iyi sekuru nayiguza yanjye. Amen. Haleluya. Kandi nayiguza ifite amakuru, ntabwo ari ibintu byapfuye kwizana gusa. Imana ishimwe. Haleluya. Hanyuma biravuze ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Amen. Haleluya. Ngira abantu badukurikiye, banza wisuzume. Uracyafite urwandiko rw'inzira mu muhamagaro wawe, cyangwa ukubanye n'Imana? Uracyafite urwandiko rw'inzira? 2025 bwira Imana ngo ma, hari ukuntu amavuta yamenetse, hari uko narangaye, ariko bizibuza uku kwezi kwa mbere ntaneye kongera kubana na uyu mwaka, ntaneye kongera kumpa imbaraga z'umutima. Haleluya. Imana ishimwe. Kuko 2024 hari uko utabaye maso, 2024 wararashwe, 2024 wararanga, ariko byibuze 2025 bwira Imana ngo ma, ongera umpereza andi mahirwe. Imana ishimwe. Haleluya. Ijambo ryarambwe ngo nkunda bankunda, kandi abashakana umwete bazambona. Amen. Witonde n'abantu bakunda Imana, kandi birenga umenywa nayo. Imana ishimwe. Mu yandi magambo, shakisha Imana umwete. Haleluya. Hanyuma mbwira abantu badukurikiye, Imana ibahereza umugisha. Amahoro y'Imana. Abantu badukurikiye, Imana ibahereza umugisha. Amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Hanyuma ni Mama Samuel ndagarutse. Imana ishimwe. Hanyuma bajye kuri channel yanjye no yabivuze TV. Bakande subscribe, comment, share. Imana ibahereza umugisha, kandi n'ukuri ndabakunda. Ibitekerezo bama, ukuntu banyandikira, impuguro iki, mbabwire ngo mukomereze aho ngaho. Yesu rero abahereza umugisha. Imana ishimwe. Yego, urakoze cyane Mama Samuel.
turi bwongereho ku Imana ivuze. Reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone. Nomero zanjye ni 078 677 337 078 677 337. hanyuma ntangariza abantu bashaka mu maso y'Imana kuko ibihe nibwo bigiye gukomera. Amen. Imana yo mwijuru kumbwa ngo mbwira abantu Imana ije gukora umukwabu, ije kunyura mu bashumba, inyuze mu matorero. Amen. Hari abantu baretse mwuka wera. Amen. Bashirinda imbere, bashira n'ibinyoma imbere. Amen. Mbese ikinyoma kibari bwo kigira gute? Kibari cyo gihabwa intebe, kibari cyo gihabwa ijambo. Amen. Ariko Imana yambwengije gukora umukwabu. Ikindi Imana ikumbwira ngo ifasha akayunguruzo, ije kuyungurura. Amen. Kandi ubwije kuyungurura, mbese ibya original bigiye ku ruhande, n'ibishingwa bigiye ku ruhande. Amen. Ikindi cya kabiri, Imana iri kumbwira ngo uyu mwaka Imana ifasha umwe, ije gukubura ibintu bidafite umumaro. Amen. Ikindi cya kabiri, ntangariza abantu cyane cyane abapasiteri bashaka bagarukira Imana. Amen. Mureke mbabwire si ugutukana, ariko hari abantu bagenda ari intumbi. Hari abantu bagenda ari intumbi bazi ngo baracyafite mwuka wera w'Imana, ariko ari ibitumbi. Umupasiteri muzima uri mu mwuka w'Imana. Amen. Ntabwo ashyigikira ikinyoma. Umupasiteri muzima uri mu mwuka wera w'Imana ntabwo atura ipantaro. Umupasiteri muzima uri mu mwuka wera w'Imana. Amen. Ntabwo atingana. Haleluya. Umupasiteri muzima wahamagawe n'Imana. Amen. Akora iby'Imana imubwiye. Imana ishimwe. Imana irapfushije. Imana igeze gute? Imana irapfushije. Yesu yambwiye ngo mbwire ubwoko bwayo Imana irababaye. Amen. Imana irababaye, abantu mugarukira aho ngaho. Amen. Ariko cyane cyane Imana ije mu bantu bamenye. Imana ije mu bantu bamenye, hanyuma yo kumenya bakirengagiza amategeko y'Imana. Yesu yambwiye ngo aje gusekura. Nongere mbisubire biri nitanga. Mushumba we, Imana ije gusekura. Potere we, utagendana n'Imana, utagira ukuri, Imana ije kugusekura. Hanyuma reka dusenge. Imana ibahereze umugisha kandi bashyigikire. Amen. Mu izina rya Yesu, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, uri mwiza ubere mwiza bagutegereje, izina rye nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye Mana. Etopa ela efo. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni inkomezi, ijambo ryawe n'umutsima utera imbaraga, ijambo ryawe rirahembura, ijambo ryawe Mwami rirarema. Dusengeye ijambo ryawe, abantu bagiye kuryumva rijyaho ribakwara igihe naho ribashyitsa. Mu izina rya Yesu Kristo, ineza y'Imana ibe kuri bo, kandi buri muntu wese rimukoreho, urwaye akire mu izina rya Yesu. Kandi n'urembejwe n'imyambi y'umubisha umuhereza impinduka muri we mu izina rya Yesu Kristo. Ufatamira imigambi y'umwijima katika jina la Yesu. Urakoze Mana kubikoze, tubisabye twizeye izina rya Yesu Kristo. Amen. Wakoze cyane ku bantu kugeraho neza cyane. Shalom. Amen. Amen.